Yego, reka usuhuze kandi mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Iyi ni imwe muri couple ku mbuga nkoranyambaga iri gukomeza kugenda itrending. Buretse mw'abantu mwe, reka mbanze mabwire, urugo ni ikintu cyiza cyane kandi umugore mwiza burya umuhabwa n'Imana. Ikindi kandi buriya impano nziza uzaha umwana wawe uzamuhe nyina mwiza, sibyo? Buretse urebe nk'uyu nguyu igitekerezo cye yatanze, yavuze ngo ngo na nyuma ya zeri irakora, ngo reka nongere nizere yuko ngo nanjye ngo hari ikintu Imana izankorera. Urikumva? Uyu nguyu we aragira ati ibisa birasabirana. Uyu nguyu aragira ati nanjye buzaba kabisa. Uyu nguyu aragira ati nanjye nongeye kwigirira ibyiringiro by'uko nanjye buzaba. Uyu nguyu yitwa Monique, Imana ishimwe, yagize ati ariko se ko mwabibasiye umugore sindeba n'umugabo bose bari aho badasamaje. Uyu nguyu yitwa Muhoza, yagize ati nyamara baranasa, gusa njye n'ubundi nanjye ndabona basa rwose n'ababeshye. Uyu nguyu yitwa Julienne, yagize ati yewe uyu mwaka wubahe kabisa. Uyu nguyu yitwa Soleil, yagize ati ikora uko yishakiye. Uyu nguyu yitwa Divine, yagize ati birabaye we. Uyu nguyu yagize ati harya ngo ndabona ubutumwa bwawe atari bwiza ntabwo nabusoma wihangane. Uyu nguyu yitwa Clementine, yagize ati warasenze ubura iki koko. Uyu nguyu yitwa Asia, yagize ati abantu bakunda amafoto pe. Uyu nguyu yitwa Darphine, yagize ati none se babaye iki. Uyu nguyu yitwa Evariste, yagize ati ndabona njyewe basa neza. Uyu nguyu yitwa Ariet, yagize ati wababonye. Uyu nguyu yitwa Diana, yagize ati ubu imyaka yari ibaye ingahe koko. Ngira ngo impamvu wenda nangiye nsoma ubu butumwa cyangwa se ibi bitekerezo bya bamwe kwari ukugira ngo mbone uko mvuga kuri iyi couple. Nabonye abantu benshi bafasheho ijambo bari gukomeza kugenda bayitangaho ibitekerezo. Bamwe bati ndabona ngo nk'ubu nguyu ngo yarakira umukobwa ngo ku buryo ngo bageze n'abamukorera bridal shower ngo nk'umukobwa. Nyine ngira ngo bagiye batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, bati rwose niyo ubirebye ubona ko yari akuze, ngo naho Imana itakura umuntu burya ngo na nyuma ya zeri irakora. Abandi batari ko n'umugabo nawe turabona imyaka yari imujyanye. Abandi bati koko no mu gatimba, ati koko nanjye gukora ubukwe binanire nkomeze njyara nigira indaya na 50 bakora ubukwe bambara agatimba. Ngira ngo ibyo ni ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bakomantinga kuri no couple iri gukomeza kugenda itrending ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Amakuru nabashije kumenya nuko abangaba bombi bashobora no kuba basengera mu itorero rya ADEPR. Hanyuma nimuza kumva donc urusaku munyihanganira inkuru nyikoze ndahantu rwose ku muhanda, munyihanganirwa nyine mugerageze kubyumva uko. Gusa numvishe ko njyewe nkanjye personnel hari opinion yanjye ngomba gutanga kuri no couple, cyane ko nabonye abantu benshi bagiye batandukanye bagiye bakomeza kugenda bayigaruka. Wowe uri kutureba muri uyu mwanya, reba neza aya mafoto ngende nyabereka, nsubize n'inyuma rwose murebe. Aba nyine ni abantu bari muri bridal shower ye. Ngira ngo uyu mubyeyi turaza kuza kureba, sorry Imana imbabarire, uyu mukobwa cyangwa se uyu mugeni turaza kuza kureba ukuntu tumenya n'amazina ye, kubera ko ku mbuga nkoranyambaga abantu bapostinze amafoto ye gusa. Ariko by the way urabona byari byiza
yaragaragiwe n'ababyeyi bakuze, ababyeyi b'abamama b'umutima, bavuga ati ugiye kugera ikirenge mu cyacu, reka tuguhe impanuro. Urugo rwubakwa gutya, dore imyaka yari ibaye myinshi, umugabo ugomba kumutwara gutya, umugabo ugomba kumwakira gutya. So rero ni ibintu byiza, namwe muri kubibona, yaragaragiwe n'abamama beza rwose b'ibishongore, ngira ngo namwe muri kugenda mubibona kuri screen zanyu. Ariko ntago nyine abantu baba bumva ibintu kimwe ukurikije n'ibitekerezo nyine abantu bagenda bo ubwabo bivugira. Ariko nka opinion yanjye nuko burya umugore mwiza ntago ari ku buranga, umugore mwiza si ku gihagararo, ahubwo umugore mwiza ni umugore w'umutima. Niyo mpamvu bavuga ngo ni umutima w'urugo. Ariko kandi n'umugabo, abanyarwanda ni abahanga bo baciye umugani baravuga ngo ubugabo si ubutumbe. So rero n'ubugabo si ku isura, umugabo nyamugabo si ku isura, umugabo nyamugabo si ku gihagararo, ahubwo umugabo nyamugabo n'umugore nyamugore ni ku mutima. Aya magambo rero abantu bagiye bavuga banegura bagira bati ntabwo yari akwiye. Hari nk'igitekerezo cy'umuntu umwe nakunze witwa Umuhoza, yagize ati donc nyine gushaka urugo nyine ntago ari ikintu nyine umuntu arota ngo aragikora mu gitondo, kandi urugo ruzima nyine ruba rufite icyo rushingiyeho. Rero ntago kugenda ugashaka ibizungerezi bidafite umutima w'urugo ikindi kandi kuba washaka utari inkumi cyangwa se utari umusore, amakosa ntago ari ayawe, ahubwo byose ni igeno ry'Imana, kandi nacyo gihe nyine Imana iba yaragennye kiba kigeze, kubera ko nizera nashidikanya ko buriya Imana ikora mu gihe cyayo. Imana ikora mu gihe cyayo kandi igakora igihe cyageze. Ntabwo ari ngombwa ngo nyine ujye gushaka ugendeye kuri pressure y'abantu, ku magambo se bavuga ngo urakuze, imyaka yakujyanye. Oya, ahubwo wowe nkawe ugomba gukora ikintu wumva kikurimo kandi uri proud yacyo. Rero nicyo nakifuriza uyu muryango, nuko bazabana, Imana ikabubakira. Urugendo batangiye hari benshi barutangiye barananirwa. Rero urugendo batangiye, Imana kubera ko ariyo yubaka urugo, izaba ubwenge bwo kurwubaka kandi izabaye kumvikana no kumvana. Njye nicyo nabifuriza. Rero abantu bavugaga amagambo agiye atandukanye y'urucantege banegura bati barakuze, bari bakuze, ntago kubona umuntu ungana gutya yambaye agatimba, nyine bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Ariko icyo nababwira cyo nuko buriya isaha y'Imana yigeze, ibintu byose birakunda. So rero unkundire, mbashimire kandi mbifurize no gukomeza kugira